ndashaka atara iri cyavuga we naraza kuvuga ndashaka kubabwira uyu mugabo uyu ni umugabo munini mu bagabo bavuye hano bana afite uyu ni umugabo munini haraza kuboneka n'abandi bunganira iryo jambo sintondobora sindi umunyamakuru ariko mbabwiye kuko uyu mugabo wavuye hano muri iri torero ryacu ni umugabo mwiza cyane kandi ni umugabo w'umukozi ni umugabo w'umukozi kandi ibyo yakoze byaragaragaye kandi ategereje ingororano ku Mana. Madame wiwe nawe turamushimira, uyu ni umufasha mwiza, yasigaranye urugo, yasigaranye abana barera neza, nawe murabona ko asa neza. Imana ishimwe cyane. Reka noguma kuvuga ibyo mugabo nkarambaguza ariko kandi dufite umwanya muto. Twegereje na Ndatabaye n'umusore ariko akazina kazwi cyane ni Sirengo. Hanyuma yewe naje mvuye muri Amerika muri leta ya Texas. Ndashima Imana rero kuba nageze hano itorero ryanje ry'inkuru nziza. Ndishimye cyane ndanezerewe. Kaba naje hano ngasanga mwese muri bazima mukirimo guterana. Imana ishimwe. Hanyuma muri ayo mashimwe yanje natekereje kugurira abadamu 7 imyenda ndayifite hano. Ubwo pasiteri aramfasha we twakomeje kuvugana cyane n'indangiza mbashikirize ibyo bitenge byabo. Murakoze. Haleluya. Twese ni ugushima, dushimira Imana kuba twageze hano tugihumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe. Kuba twaramubonye ni byiza, twaranezerewe, ni byiza kandi ni by'agaciro. Imana ihabwe icubahiro kuko indege ni ikorwa n'abantu. Kuba yarageze hano turahabwa icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. hariya turi mu mukungu guteye ubwoba, muraza kubyihanganira. Yemwe mureke tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abagabo tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana burya ni umukozi umuhanga utandukanye nuko nje mbitekereza cyangwa se wewe ari uko usobanukirwa Imana. Ariko hari umwanditsi wabivuze ngo tuyimenyaho agace. Burya iyo ubuvuze ibitangaza byayo ngo ubuze akantu gato cyane, gato rwose, gato ubusa, ariko imbaraga zayo zirengereye uko tuzumva nuko tuzivuga. Reka naye gutinda, uyu musore muramuzi, abahani iwacu singiye kumutindaho, ntimumuzi yemwe? Yego, twebwe aya maso yacu y'abantu hari uko tujya tureba umuntu tukamufata uko nyine, kandi ubwoko bwacu sinzi usarire ko kantu nako kuzasubirwamo cyane. Iyo tureba umuntu tureba nashaka bameze ati, iyo mu bwihisho, iyo tutazi, ariko ari umuntu ugaragara mu itorero tukumva kuko uwo ari we ugomba gukora, ari we ugomba gushyirwa imbere, ari we ugomba kuvugwa. Ariko uyu musore ndagira ngo muzamubyibuka, ajya kugenda yahagaze hano kuri podium arasezera, ariko aravuga ati ndifuza kugenda ndi umukristo. Suko yemwe ababyibuka, ndifuza kugenda ndi umukristo rwose. Ati ndetse ubushize muri Fose ko yanahumviye ijambo ry'Imana rinkora ku mutima ndapfukama. Ati none aho ni muri Fose ko yanahani iwacu abakozi nibatambuke bansengere rwose ngende ndi umukristo. Icyo kintu ni cyabaye yemwe, ariko nyine ubwo nyine mwumvaga ko ari bya bindi bisanzwe. Uyu musore rero amaze kugera Amerika, aha ni kuri kamera ariko ntacyo bitwaye, ari mu ntwari zakoze ibikomeye muri iri torero ry'inkuru nziza, kandi ndabihamya ndi imbere y'Imana. Bano bakozi bo barabizi, ibo barabizi cyane, singiye kubivugaho cyane kuko barabizi. Ibanga turiziranyeho
barabizi, bazi imirimo y'uyu musore, kandi muramubona yajyanye na mama we, ni umukecuru, papa we ni umusaza, niwe ugomba kubitaho, urugo rwasigaye hano, ariko ngo agere iriya aba umugabo. Amen. Ko nanga kurenguka kuko ariko yabaye umugabo. Haleluya. Yigeze kutugaburira abantu 11 hano, barabyibuka abo badamu, wenda bari hano baricaye, abo twajyanye hariya muri kabiri barabyibuka. N'uyu musore adafashijwe n'undi, ni ukuri ngo buke kandi arasubira kandi arampamagara. Nicyo gihe twagize bano bantu bacu bashasha tubinjiza mu bandi, wenyine yishingiye abantu 5 kuri bya bindi bantu bashasha babonye. Uyu wenyine yari afitemo abantu 5, naho ibyo kubaka itorero n'ibindi sinabivuga. Yagezeho rimwe mpamagara, turimo kuvugana, arambwira ati se ntuzi ko mvuka mu muryango wanyu, kutarambwira ikibazo cyawe? Nguyu turahagararanye, harabo nigeze kubibwira abantu bakoze, kutarambwira ikibazo cyawe ku giti cyawe. Ndamubwira ngo ni ukuri, iyo ukoreye abakristo b'itorero ukabagaburira ukabambika, harakani narinje kwibagirwa, yigeze kwambika abandi badamu 4 bahani wacu, barabyibuka, ibitenge babifatiye hariya hakurya, ariko bavanze n'abandi matorero, Foursquare, EPG, ntubyibuka? Yego, sinababwira imirimo y'uyu musore. Rero uyu munsi rero, ejo bundi kandi arampamagara ati ndashaka kuza iyi wanyu. Ati karibu. Hari hashize none nk'ukwezi kurenga. Mu cyumweru gishize arampamagara ati naje, ndi hano nshakira abantu 7 b'abadamu, nzaza nitwaje ibitenge, hanyuma niryo shimwe naje ryanje nzasiga mu itorero. Titwakomera Imana amashimwe. Mu by'ukuri duhagaze imbere y'itorero n'iteraniro ry'abantu bangana bake, turavuze ngo Imana iguhe umugisha. Amen. Ureba afite urugo ruri hano, sebukwe murabizi ari hano, ubu sharije ni ndende, ariko akavuga ngo nubwo bimeze gutyo ngomba kugira icyo nkoze ku itorero. Haba n'abantu bandi icyo gihe ndabyibuka, azambwira ati nubwo ubonye ngize ntyo, ati hano muri quartier y'abaturanyi n'abandi abo barabizi, abagenda hagutyo ku ruhande wenda bitanyuze mu itorero ni benshi. Rero Imana yo mu ijuru yaguhaye uwo mutima, yumve kwifuza kwawe, ihaze ibyifuzo byawe, iguha umugisha amajya n'amazi. Yego, ikubera igisubizo. Uyu mudamu wawe Imana imucira inzira, azaza gusanga hariya. Ni ukuri, kuko biri muri bimwe byakorohereza wenda ugakora ibirenze ibyo urimo gukora. Hanyuma amashimwe yari ku mutima, kuko sinayavuga ngo niyamare, ariko wumve kuko tugushimiye, kandi Imana ikwiteho, ihaze hariya uzikura, hanyuma usagurire n'abandi. Hano hari abantu rero twatoranyije, ni ibitenge 7, ariko twifuzaga guha benshi, ariko hari ukundi Imana izigenda igira nabo bandi. Mu by'ukuri hari abantu dufite ku rutonde twifuza kuzagenda tubiha. Reka nsabe president natambuke hano, n'abashumba nimushaka nimutambuke hano, muze dufatikanye kubitanga, kuko nabyo ni byiza ko tubitanga. Nibafata igitenge, tambuka hariya, president nakiguhe, ngwino hano, tambuka hano, kimuhere hano iruhande rwabo, muhagarare hano, irambure. Namwe nimushaka mwakoraho rwose, mwahagaze hano gutya. Kuki mwahagaze imbere? Murambura amaboko, ntacyo bitwaye gutyo. Mwarangije, mujye mutubwira ko mwarangije gufotora. Murakoze cyane. Nyanza ni nk'ubugiye hariya, turaza gufata agafoto ka twese nta kibazo, bugiye ku ruhande. Reka dusabe Nyamubano nawe natambuke. Mugerageze kunyarutsa.
garara hano ushaka mujye murambura ukuboko gusa byonyine birabaye. Tiyari murakoze. Reka n'ubundi dusabe Nyabageni. Nyabageni genda uba uhagaze ku ruhande. Tambuka hano hagarara aha. Pasiteri mufate hano mubareka abo barabikora nta kibazo. Murakoze cyane. Reka duhamagare Munezero. Munezero yego ni wewe. Akoze mwe mugiye ku ruhande turaza gufata agafoto ka twese. Aha Maria nihagira utambuka kumufatira nimba adahari ngira ngo niba bagiye ku kiriyo nimba yagiye. Umugabo nzi ko yagiye. Nimba hari umukobwa yaza kumufatira Mukamunyakazi. Aha rakoze. Aha reka dusabe witwa Mukobwa. Tambuka hagarara aha. Murakoze. Hanyuma duhamagara Nyanza n'inka wo muri 5. Wino ko muri gutinya guhaguruka. Banyanza n'inka ni benshi. Nazi. Murakoze cyane. Reka baze rero nimuze hano mwese gira murushyire hano kurya kurutuka ni ba ndashaka atara iri cyavuga we naraza kuvuga. Ndashaka kubabwira uyu mugabo. Uyu ni umugabo munini mu bagabo bavuye hano. Amen. Uyu ni umugabo munini haraza kuboneka n'abandi bunganira iryo jambo. Sintondobora se ni umunyamakuru ariko mbabwiye kuko uyu mugabo wavuye hano muri iri torero ryacu ni umugabo mwiza cyane kandi ni umugabo w'umukozi. Ni umugabo w'umukozi kandi ibyo yakoze byaragaragaye kandi ategereje ingororano ku Mana. Madame wiwe nawe turamushimira. Uyu ni umufasha mwiza yasigaranye urugo yasigaranye abana barera neza nawe mugabona ko asa neza. Imana ishimwe cyane. Reka noguma kuvuga ibyo uyu mugabo nkarambaguza ariko kandi dufite umwanya muto. Tuyegereje na Ndatabaye n'umusore wacu nawe yavuye aha aba hariya ariko n'ubundi arasa n'abantu tugiye kumwegereza. Reka tubare nk'umuntu uvuye hariya tubare cyane n'abamwakira babe basa n'abari hafi base nk'abamukandakanda. Kwicara mu ndege nabyo uzuruhuka ruha mukore hariya ahantu
tubare abo kumuhobera babe bari hano. Ngwino hano madame Birori, ihute uze hano. Abasore bane baze hano, abakobwa babiri n'abahungu babiri muze hano, cyangwa batatu. No, yes. Tubare twese. Rimwe, kabiri, gatatu. Murakaze bene data n'Imana irayimigisha hamwe natwe. Haleluya! Haleluya! Amen. Reka tubaramutse. Rimwe, kabiri, gatatu. Mwaramutseho bene data n'Imana irayimigisha hamwe natwe. Haleluya! Haleluya! Tugiye gukurira Imana yacu ubwatsi, ariko ndaza gushaka abantu nk'abangahe tube nk'abamwereka ko tugisirimba, sibyo? Rimwe, kabiri, gatatu. Ego baje se cyangwa turitambuka nimuze. Baje kabasi.